Guys, nk'uko tubizi twese imodoka ya automatique ni nziza, kwitwara biroroshye, nta stress z'amavitensi, nta stress za demarrage. Si ibi byose ntabwo bimara igihe kinini. Iyo utangiye kumvamo ikintu gikubita, iyo utangiye kuyatsa ikanga kwaka, iyo utangiye kwigendesha ukumva ntabwo ifite imbaraga, aha ni ibibazo bitangirira. Hamwe na Look Auto Lab uyu munsi ngiye kwereka amakosa amwe namwe tugenda dukora buri munsi ku modoka za automatique ariko tutajya tubyitaho. We kanda like, ukande na share na subscribe, n'abandi bose babona ayo makosa ntibakajya bayakora. Guys, ikintu cya mbere abantu benshi cyane bakora batazi ko cyica imodoka yabo cyane cyane automatique ni ukwitukura muri reverse ugashyira muri drive. Mu gihe wari uri mu rugendo ntabwo ukwiye kwifata reverse ushyira muri drive uko wishakiye. Ugomba kubanza ugahagarara kugira ngo ubone uko bishifting, kuko imodoka ya automatique ukuntu ikozemo system yayo iyemera ko igomba kubanza igashifting igakura muri reverse ariko ihagaze ikabona kujya muri drive. Rero guys, kugenda ubikora gake gake bigenda byica buwate yawe, angana na dutangira kumva harimo ikintu gikubita. Kuri guhindura uvana wenda muri reverse ushyira muri drive cyangwa ushyira muri neutral kumva ikintu kirakubise. Yes, ubwo rero kukirinda ni ukuntu ukwiye kubikora. Ugomba kubanza ugahagarara mbere y'uko ushifting, uvana muri reverse ushyira muri drive cyangwa ugiye guhagarara. Gukoresha amavuta ya buwate atizewe. Imodoka yose iba ifite amavuta igomba kunywa. Mbere y'uko uhindura amavuta yawe ya buwate bagakwiye kugira umukanishi wizeye cyangwa garage uzi wizeye, bakakubanza bakakurebera imodoka y'amavuta ikwiye kujyamo. Cyangwa mu kimwe nakorera kuri user manual y'imodoka yawe, korera amavuta aba yarabugenewe. Amavuta yose ubushyiramo ntabwo aba yizewe. Hari amavuta ushyiramo agenda arangirira nka mbere y'igihe cy'ibirometero kiba cyarabugenewe, ugasanga rero buwate yawe ibuzemo amavuta, hagiye hazamo yuko igenda yangirika gake gake. Ibyiza rero ni uko mbere y'uko uhindura amavuta yawe wagakwiye kubanza ugacekinga niba ko amavuta ushyizemo ariyo yabugenewe ku buryo imodoka ihorana ubuziranenge, kandi bigatuma na buwate yawe ihora imeze neza nta kibazo. Guys, iri kosa ryo noneho ryo turikora twese buri munsi ariko twumva nta kintu bitwaye. Ntabwo ari byiza ko imodoka ya buri gihe uritwara iri muri drive. Hari amamodoka ya automatique aba agiye afiteho D1, D2 cyangwa afiteho M-, M+, bitewe. Ntabwo rero imodoka yawe nimba uri ahantu haterera cyane ibikenera gukoresha izindi mbaraga zindi zirenze, rero ukwiye kwishifting ukongera imbaraga. Iyo uri kuyikoresha rero muri drive gusa ahantu hose, hari igihe usanga imodoka ikoresha imbaraga z'umurengera bigatuma buwate yawe igenda ikoresha imbaraga zitari zikenewe. Ibyo rero bigenda bituma buwate yawe ipfa, ugasanga uko igihe kigenda kiza ariko n'imodoka yawe yaragiye ita imbaraga, ariko n'imodoka yawe itakigenda nk'uko mbere yari imeze. Waba uri gushifting ukumva ntabwo iri gushiftinga nk'uko bikwiye, cyangwa ubwayo ngo ibyikorere uko bikwiye ukibaza impamvu. Rero aka kantu nako ni ikosa rikomeye cyane kandi abantu bose bahora bakora. Ibyiza rero ni ukujya ubanza ukareba bitewe n'ahantu uri, ukamenya giya ushyiramo. Irindi kosa abantu benshi cyane bagenda bakora gake gake ryangiza imodoka ni ukuyisiga iparitse muri parking gusa. Ibi ngibi ntabwo biba ari byiza cyane. Sometimes ahantu uri hari igihe ubona nta kibazo kuba wenda ugiye guparika akanya gato ukayisiga gutyo, ariko imodoka mbere y'uko uyiparika haba ari ahantu haterera, haba ari ahantu hamanuka, haba ari ahantu haringaniye, ukwiye no kuyisigamo feriyamu. Feriyamu rero icyo ifasha imodoka yo igenda ikayihagarikira ngo no mu maguru hose, nyine system ya feriyamu ukuntu ibikora. Ariko iyo ihagaritse gusa muri parking ni buwate yonyine iba yagiye igastopinga imodoka ikaba itabasha kumuvinga. Ibi rero ushobora kuyitera n'impanuka ugasanga igiye mu buryo bitunguranye, kandi binagenda byica ubudahangarwa bwa buwate, kuko buwate iba yo yaragenewe parkinga nyine ariko gushyira muri parking mode ariko irimo na feriyamu. Rero guys, mu gihe cyose uparitse imodoka yawe make sure ko washyizemo parking ukanashyiramo na feriyamu kugira imodoka yawe. Kakana abantu benshi cyane barakirengagiriza ko guhindura amavuta ya buwate ku birometero byabugenewe. Hari igihe umuntu ashyiramo amavuta akumva ni ibintu bisanzwe yayigendera igihe cyose, ariko ntabwo ariko bimera. Imodoka nayo iba ifite igihe igomba guhindurirwa amavuta. Nk'uko amavuta ya moteri akenerwa guhinduka n'aya buwate niko aba akenewe guhinduka. Ubundi imodoka yagakwiye guhindura amavuta hagati y'ibirometero 30,000 na 60,000. Rero wagakwiye gucekinga imodoka yawe ukajya uhindura amavuta ku gihe cyabugenewe. Kandi no mu gihe uri kurebera kuri George ukabanza ukareba kala y'amavuta yawe. Mu gihe uri kubona byagiye bihinduka nk'aha ijuru nagiye mbibereka, ugomba kubyitondera. Imodoka ikahindura amavuta mu gihe cyabugenewe kugira ngo igumane ubuzima bwayo imeze neza, nawe ugende wumva uri sawa.
Yes, akandi kantu rero tugomba kujya twitondera mbere y'uko utwara imodoka, jya ubanza urebe munsi yawe urebe ko nta mavuta ya buwate ashobora kuba bari gutonyanga. Uko amavuta agenda atonyanga niko amavuta agenda ashiramo, bikaba byatuma utwara imodoka yawe irimo amavuta make cyane cyangwa se atarimo yaranashizemo. Ibi rero bishobora gutuma buwate igonga igapfa cyangwa se bikaba byanaguteza impanuka. Rero mu gihe cyose ugiye gutwara imodoka, jya ubanza umekinge shuwa ko amavuta atava. Akantu ko noneho ko twese tukitondera, hari igihe uba uri ku rugendo imodoka igahura n'impanuka cyangwa se igahura n'ikindi kibazo kiri gutuma utari gukomeza urwo rugendo, bikaba ngombwa ko witabaza breakdown. Mu gihe witabaje breakdown, wituma imodoka yawe wayijyana itari muri ferium cyangwa se itari no muri parking mode, kuko ibyo ngibyo bishobora kuyizana impanuka kwa kundi bari kuyipakurura cyangwa se bari kuyipakinga ahantu, bigatuma imodoka yawe igenda imara igihe itameze neza. Kandi ugomba no kubanza ugacekinga yuko irimo za coolants ku buryo iguma iri muri safe condition. Guys, abantu bose bazi ko gushyira muri neutral mu gihe wenda uri nk'ahantu hari kumanuka, ibyo ngibyo biba biri gutuma wenda uri gusevinga fuel. Ibyo rero ni ikosa rikomeye cyane. Mu gihe uri ahantu hari kumanuka cyangwa se upakinze wenda ku maferuje, ntabwo imodoka yakwiye kuyishyira muri neutral, ahubwo wakigumisha muri drive ukaba wenda ukanze kuri feri, kuko cya gihe uhita wongera ukatsa uyishyira muri drive ugenda, ibintu byica buwate y'imodoka yawe, kuko uyikuye muri mode uyishyira mu yindi mode kandi uyitunguyeyo atari ko yariswe bigiye guhita bigenda. Rero guys, ibyiza ni uko nimba uparitse ahantu, yigumishe muri drive mode, ukande feri, ubundi uhagaze, niba tukubwira kugenda ugenda imodoka imeze neza. Aka kantu noneho nako gatuma cyane abantu bahura n'ibibazo. Abantu benshi cyane batwara imodoka birengagije udutara turi kwakamo. Mu gihe kuri taburo yawe hari kwakamo amatara, please mucekinge, mwegere igaraje ribegereye cyangwa umukanishi agufasha amanza kurebere ukuntu bimeze, ubone gutangira urugendo imodoka yawe nta tara na rimwe ririmo ryaka, ko buri tara ryose riba rifite ikintu ryerekana. Iyo rero buwate nayo ifite ikibazo, hari igihe agatara ka check engine kaka ugasanga imodoka yawe igendeyo kandi ifite ikibazo. Akantu ka nyuma rero twese dukunda gukora cyane kagenda kica buwate y'imodoka yawe, ni ukwitwara itarimo amazi ya coolant yabugenewe yo muri za radiateur, cyangwa se gutwara imodoka utabanje gucekinga ko amacoolants yose arimo. Byaba byiza ugiye gucekinga, kandi no mu gihe utwaye imodoka yawe ukumva harimo umuhumuro umeze nk'ikintu cyahiye, byaba byiza uyihagaritse ukabanza ugacekinga, kuko ibi ngibi byica buwate yawe. Uko imodoka ugenda uyitwara idafite ubushobozi bwo gutwara, harimo amazi abura cyangwa amacoolants hamwe n'amafluids agenda aburamo, niko biyongera amahirwe menshi cyane yo gupfa. Mu gihe rero utwaye imodoka yawe ukumva umuhumuro udasanzwe cyangwa se ukabona itari kugenda nk'uko bikwiriye, yihagarike, uyiparike ku ruhande, ushake abantu babizoberemo babanze bagufashe ku buryo utangira urugendo nawe umeze neza kandi wumva uri safe. Rero nizere ko kuva ubu ngubu aya makosa mutazongera kuyasubiramo. Mbere yuko utwara imodoka uzajya ubanza ugacekinga ibintu byose uko biri ku murongo, ugacekinga amavuta yawe, ugacekinga ko nta mavuta ava, kandi ukagenda ushiftinga gears accordingly bitewe n'ahantu uri. Yes. Nimba rero hari akandi kantu wifuza ko nazagukorera uba wifuza kumenya, wakwandika muri comment, cyangwa se kandi ukanasharinga n'abandi bashoferi bagenzi bawe kugira ngo bamenye imodoka zabo conditions ziba zirimo, kugira ngo twese dutware turi safe, tugereye amahoro. Thanks guys for watching me. Support yanyu kabisa ndayishima. Mukomerezaho, merci. Guys, ngiye kwa Rolindo no tu bonus tubiri tw'utundi tuntu mugomba kujya mwitaho. Ntabwo ukwiye kujya mu modoka mu gihe ugiye gutangira urugendo ukahita uyatsa gutyo ukagenda. Imodoka basohoka kuyikohereza nk'amasegonda 30 kugira ngo ibanze ishyuhe, amavuta yose abanza ageremo ahantu hose, kugira imodoka yawe nuyatsa iba nayo yiteguye gutangira urugendo. Akandi ka bonus guys, mu gihe imodoka yawe iri muri neutral ntabwo ari byiza gukanda ku muriro, kuko biri imodoka yawe birayangiza cyane rwose. Nimba imodoka yawe utari kwitwara ngo uri kugenda, nyine yihagarike uyizimye cyangwa uyihorere, ubwo ukandagira umuriro kandi imodoka yawe iri muri neutral, ni ikosa rikomeye cyane guys, ni ikosa rikomeye cyane kabisa.